Duherukana ubwo mama Vanilla yari abonye Iriza akimukubita amaso amera nk'umuntu utunguye cyane maze arakomeza aramwitegereza. Hashize umwanya Sano arabibona ahita abwira Iriza ati sheri suza muganga. Iriza ugamuhereza ikiganza. Mama Vanilla ati oya ndashaka yuko mpobera. Yaramuhobeye maze abandi bararebana. Mama Vanilla abaza Iriza tumeze ute se? Iriza ati meze neza. Mama Vanilla ati ni byiza cyane rwose uri mwiza. Harya mwitwa abandi? Sano ati yitwa Iriza njye nkitwa Sano. Mama Vanilla ati Sano ufite umugore mwiza cyane. Mama Vanilla akomeza akora kuri Iriza rwose ubona ko yamwishimiye. Ahita avuga ati nari nzi ko mfite umukobwa mwiza ariko yewe uramurenze pe. Uri mwiza cyane iri. Iriza ati murakoze. Vanilla ubwo ahita abaza mama ati mama nubwa mbere ubonye umuntu mwiza? Mama Vanilla ati hari igihe biba bidasanzwe wa mwana we. Sano ntuzababaze umugore wawe dore yuko abagabo muhinduka nabi. Sano ati ntago namubabaza rwose ntugire ikibazo. Mama Vanilla abwira Sano ati Sano nubabaza Iriza nzagufungisha. Ngewe nubwo ndi umuganga buriya ndi n'umuvugizi w'abagore. Nta mugore bababaza cyangwa se ngo bamuhohotere ndeba kubera ko nzi ukuntu bimera ndetse nzi n'ibibazo byose naciyemo. Ariko ndabona rwose uri umugabo mwiza ntabwo wakora ibintu by'ububwa nk'ibyo abandi bagabo bamwe na bamwe bajya bakora. Ngaho nimwicare tuganire. Iriza wewe ngwino wicare iruhande rwanjye. Mama Vanilla yamwicaje iruhande rwe maze ati Sano urihangana rero nakunze umugore wawe kukurusha. Sano ati ntacyo bitwaye. Mama Vanilla ati ngaho nimumbwira ikibazo Iriza afite. Ndabibona ntabwo areba ariko se byatewe n'iki? Kuko hari nubwo yaba atazigera akira ariko ndabizi Imana yatumye nyine mba umuganga w'amaso kugira ngo nzavure uyu mugore mwiza. Ngaho mbwira Sano. Sano ati yavutse areba ariko agize imyaka 5 hafi 6 akora impanuka maze agwa muri koma. Ubwo iyo koma nyine ayivamo atareba. Kwa muganga nyine bavuga yuko atazongera kureba kugeza n'ubu ngubu. Mama Vanilla ati birababaje rwose kuvuka ureba nyuma ukisanga utareba. Iriza reka bari we rwose mbaza ese waba yibuka iyo mpanuka yabereye cyangwa se uwo mwari muri kumwe? Iriza ati ntago mbyibuka kubera yuko byose nabyutse nabyibagiwe. Abari kwa muganga bavuga yuko nakoze impanuka ntago nzi mu by'ukuri aho twari turi kumwe sinzi naho byabereye. Mama Vanilla ati birumvikana ntago wabyibuka wari ukiri n'akana gato. Hanyuma se nyuma warezwe nande? Iriza ati ntawe. Nakuriye mu muhanda uwingiriye muhe nyina akamfasha yandambirwa akongera akanjugunya kugeza ngize imyaka 20 nkahura n'umugabo wanjye Sano. Sano ati ngwiki Iriza ibyo uvuga ni ibiki? Iriza ati siko se byagenze. Sinakuriye mu muhanda ejo bundi akaba aribwo tumenyana tugakundana tukabana. Mama Vanilla ati hanyuma se umugabo wawe abona uri mwiza akibagirwa yuko wakuriye mu muhanda? None se ababyeyi bawe banyabo bitwa abandi? Iriza ubwo aratekereza yibuka yuko papa we na mama we bamureze bamubwiye ko nyina wa nyawe wamubyaye yamutaye ntiyagaruka kumureba maze ahita avuga ati papa yapfuye banwite naho mama apfa ari kumbyara. Ubwo Sano yumvishe Iriza arimo kubeshya cyane maze ahita abwira muganga ati muga bibaye byiza ndumva warekera kumubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Mama Vanilla ati wihangane niba utabikunze gusa nyine numvaga nshaka kwimenyera nyine ubuzima bwe gusa biranababaje cyane pe. Umuntu abonye umugore wawe ntiyatekereza ko yakuriye rwose mu buzima bubi nk'ubwo ngubwo. Icyo nababwira kuri ayo maso rero ntago nabizeza 100% rwose ko nzamuvura ayo maso kuko si ibintu yavukanye noneho kandi urumva ko hashize n'igihe kinini ariko nzakoresha nyine ubushobozi bwanjye bwose maze turebe. Ikindi kintu kandi nshaka kubanza kureba ngo amaso ye ni ikihe kibazo gituma atareba. Iriza we wigeze ujya ku baganga b'amaso ho na mbere? Iriza aramubwira ati oya ntago nagiyeyo. Mama Vanilla ati okay reka nze nkurebere. Ubwo Mama Vanilla yafashe ibyo afata maze amurika mu maso arareba. Hashize umwanya ati gute se? Yarongeye arareba maze ati mu myaka umaze ibyo mwambwiye bibaye ntago urareba na rimwe niyo byaba gake? Iriza ati oya kiretse nyine wenda nk'iyo nishimye cyane cyane iyo ndi kumwe nyine n'umugabo wanjye nibwo ngira gutya nkajya kubonaho gato nkabona nyine nk'urumuri ruke cyane. Mama Vanilla ati ndabyumva biranashoboka cyane.
ubwo ahita ahamagara umukobwa we Vanilla ati Vani winjyaniye Iriza hanze mube muri kumwe. Vanilla ubwo ahita asohokana Iriza, maze mama Vanilla ati Sano ko amaso y'umugore wawe se nta kibazo afite. Sano ati bishoboka bite se kandi atareba? Mama Vanilla ati nta kibazo rwose afite pe, ahubwo ikibazo kiri mu mutwe. Nyagasani, Sano ati gute? Mama Vanilla ati biragoye nyine kubyumva, gusa nyine nawe uri umuhanga urabyumva. Hari ukuntu nyine umuntu ahura n'ibibazo, cyane cyane nyine nka kuriya Iriza yavutse nta mubyeyi n'umwe. Ikindi kandi no kuba yari umwana w'imyaka 5 ndetse akaba anazi ko se yapfuye bamutwite, mama we kandi nawe agapfa bari kumubyara, urumva ni ikibazo. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero bitera umuntu utoroma mu mutwe, ku buryo hari bimwe mu bice nyine by'umubiri byanga gukora neza. Birashoboka yuko ubwo yakoraga impanuka mu mutwe we yahuye n'ikibazo, cyane cyane nyine bigatuma n'amaso atakaza ubushobozi bwo kureba, akaba ari nayo mpamvu yakangutse atareba. Ikindi kandi buriya umubiri ufite ubushobozi bwo kwirinda nyine ku buryo iyo umuntu yabonye byinshi bibi bihita binakorana nyine n'amaso ntiyongere kureba kubera iyo turoma y'ibyo yabonye. Reka nze nkuhe nk'urugero, urabona nyine nk'iyo umwana akura abona nyina akubitwa, uko avuze umugabo agakubita, hari igihe umwana agira toroma, kuvuga bikagenda bikanga neza, ugasanga ahindutse ikiragi, atari uko nta bushobozi bwo kuvuga afite, ahubwo ari uko turoma yamucecekesheje. Yajya kuvuga bigapfira mu bwonko neza, kuko nyine kwibuka ibyabaye kuri mama we. Uri kubyumva? Sano ati rwose ndabyumva neza cyane. Byanashoboka ko ubuzima yakuriyemo nyuma y'uko atabona nabwo bwaba bwaramuteye rwose indi toroma, bigakomeza gutuma atareba. Mama Vanilla ati cyane rwose ndumva wabyumvise. Umugore wawe rero ni muzima, ahubwo byose byapfiriye mu mutwe. Sano ati nese mugabo uramfasha gute? Mama Vanilla ati abantu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo rero baba nyine bakeneye icyo bita terapi. Tubohereza ku baterapiste maze bakabafasha mu bijyanye no mu mutwe, maze ubwo bakamera neza, nyuma natwe tukabona nyine kwita ku maso, ubundi akongera akareba. Sano ati umugore wanjye azongera arebe. Mama Vanilla ati cyane rwose pe, ushake nyine umuntu umufasha namara kumera neza uzamugarure hano maze nanjye rwose mufashe. Ikindi nyine umushakira umuterapiste we bwite ajya amusanga mu rugo. Sano ati nta kibazo rwose ndabikora, uzabona mukugaruriye kandi murakoze. Mama Vanilla ati namwe murakoze. Ubwo Sano yarasohotse maze aragenda ahita afata Iriza binjira mu modoka. Iriza aramubaza ati se Sano, kuki utari wambwiye ko ushaka kumvuza amaso? Sano ati kugira ngo se ubimaze iki? Iriza ati nyine ngende mbizi, uzi ko binunguye, nibazaga umuntu tugiye guhura ari inde, tuhageze rwose nungurwa no kumva ari umuganga. Ese kuki ushaka kumvuza? Bizagutwara amafaranga menshi. Sano ati nta kibazo, ayo bizansaba yose nzayatanga ari kurebe. Nshaka yuko icyifuzo cyawe cyo kumbona kiba rwose impamo. Iriza ati kubera iki? Sano ati kubera yuko ngukunda Iriza, kandi icyifuzo cyawe ni nk'itegeko kuri njyewe. Iriza ati subwe yarishimye, maze ati nshaka kuguhobera. Sano ati oya ntabwo ari ngombwa. Iriza ati ese kubera iki wandakariye? Sano ubwo aramusubiza ati yego rwose nakurakariye kandi cyane, ndashaka kumenya impamvu wabeshya uriya muganga. Kuki wavuze ngo wakuriye mu muhanda kandi hari ababyeyi bakureze? Iriza ati barandeze ariko ntabwo bankundaga, ntibigeze bamfata nk'umwana wabo, ahubwo bahoraga nyine bumva yuko nta kintu maze. Ikindi kandi bankize mu bibazo byinshi, bamatirije gukora ibyo nashaka. Simbakunda rwose habe na gatoya kubera yuko no kuba ndi umugore mfite imyaka 21 ni ukubera abo. Sano ati ntabwo byishimira kuba uri umugore. Iriza ati ndabyishimira nyine kubera ko ndi umugore wawe, ariko nanone nyine urebye uburyo rwose byatangiyemo ntabwo bwari uburyo bwiza rwose kandi ni ukubera abo. Sano ati se ubundi kuki wabeshye ko papa wawe yapfuye bagutwite? Koko ngo mama wawe yapfuye akubyara? Wabeshye cyane rwose kandi wasanga banariho. Iriza ati kuba se bariho bimariye iki? Bayobewe se ko bambyaye? Kuki batigeze banshaka? Niba twari turi kumwe se ubwo twakoraga iyo manuka, kuki batakomeje ngo bashaka umwana wabo watakaye? Bantaye babishaka
ntibagaruka no kundeba. Wanasanga baranikoresheje iyo mpanuka kugira ngo mpfe n'ubundi bambure. Sano ati ese ibitekerezo nk'ibyo uri kubikura he? Kuba utazi uko ibintu byagenze ntibisobanuye ko ugomba gutekereza ibintu bibi. Wenda wasanga impanuka yarabaye bakakubura, cyangwa se wenda nyuma bakomeje no kugushakisha. Ese ubundi wanyu bigeze bakubwira uko byagenze? Iriza ati icyo nzi cyo nuko habaye impanuka bakantoragura hafi yaho, ibindi ntabyo nzi, nta n'ibyo nkeneye kumenya. Uko byari bimeze kose ntabwo bagombaga kunsiga aho ngaho, rero singomba kugira rwose n'icyo mbatekerezaho, ahubwo barapfuye kuri njyewe. Sano ati niba se bariho nta nubwo wifuza kubabona? Iriza ati oya ntabyo nkeneye pe, nunabona n'umuntu dusa ntuzabimubwire, niwumva nuvuga yuko kera yabuze umwana witwaga Iriza nabyo ntuzabimubwire. Sinkeneye kumenya abo bagome bambyaye batanshaka kugeza nubwo banjugunye bagatuma nderwa n'abandi bantu nabo batankundaga. Sano ati bya bintu nibyo, ni ukuri ufite turoma rwose watewe n'ababyeyi bakureze no kubuza yuko bakubyaye bagutaye. Iriza ati namaze niba nyifite. Sano ati se kuri kumbwira nabi? Iriza ati si wese ubu nteye umushiha? Sano ati ngaho basi mbabarira windakarira. Iriza ati Sano ntuzongere kumbwira ibyo bintu by'ababyeyi banjye, yaba bambyaye cyangwa se abandeze. Sano atoke nta kibazo rwose ntabwo nzongera mugore mwiza. Iriza ati gusa ndishimye pe, sinyo uzarota nkubonye. Nta wundi muntu nigeze nifuza kubona rwose mu buzima nk'uko nifuza kukubona. Niyo nareba rimwe ryonyine nkakubona nkahita nongera nkareka kureba, ibyo rwose byaba bimpagije. Sano ati se kubera iki? Hari abantu benshi mwamenyanye kera wakabaye ugirira amatsiko, ariko biratangaje ko bari njye wifuza kubona cyane, ni ukubera iki? Iriza ati nyine mu by'ukuri ndashaka kubona umugabo wamfashije duhuriye mu nzira bwa mbere tutari tunaziranye, maze akemera kubana nanjye kugira ngo nkure mu bibazo bikarangira nkunze, abizi neza yuko nta kintu nzamumarira kuko ntanarebaga byibura ngo nanabashe kumutekera cyangwa se kugira ikindi kintu mukorera. Sano ati ntukavuge ngo nta kintu wamarira rwose Iriza, guteka si byo by'ingenzi, kubera ko nakitekera nkanagutekera. Nta nubwo rwose ukwiye gukora ibintu bikuvuna, kubera ko ndahari rwose nakora buri kimwe. Iriza ati ariko rero nawe urabizi yuko ari nkaho nta kintu maze kuko nta kintu nkora hano. Sano ati kuba unkunda birahagije, nta kindi usabwa gukora. Ubwo nta kindi cyabaye, bakomeje urugendo. Kikoze cyose kubwira nta kigo kinze, unyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho nayandi mahitamo ufite, ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magana. Bwarije maze tugaruka mu rugo kwa Kelly. Kelly aba ari mu gikoni arimo guteka, Julie ayitaza. Julie ati si igihe watekeye ntabwo urasoza Kelly. Kelly ati waje se ukabiteka? Julie ati urabizi ko nazi guteka ariko. Kelly aramusubiza ati nuko rero icara hamwe njyewe ubizi mbikore utakizeho igitutu. Ikindi kandi nshaka yuko washaka icyo gukora, ntukirirwa ahangaha mu rugo wicaye. Julie ubwo aramusubiza ati rwose njyewe ibintu byo gukora ntukajya ubimbwira pe, na papa yari abizi rwose njyewe sinari gukora ikintu icyo ari cyo cyose. We yarakoraga maze akama amafaranga yose nkeneye ariko sinkore. Njye na Yanise nuko twari twibereyeho. Kelly ati ariko nyine byarahindutse kubera ko ntabwo kiba kwa so. Uko yewe na Yanise mwari mubayeho nta kintu ubu ngubu rwose bivuze. Sinkunda abantu baba bashaka rwose kurya batakoze. Imbaraga zo kugenda uzerera urazibona, rero nizo gukora urazifite. Julie ati ariko umenye ko ntwite. Kelly aramubaza ati hanyuma si yo nda uyitwara mu maboko? Julie ati Kelly nawe rwose ibyo bintu utangiye ntabwo ari byo, ntushake kumvunisha rwose pe, ahubwo se bimwe nakubwiye wabipanze neza ejo uzajyayo? Kelly ati nzajya hehe? Julie ati kwa Sano nyine. Kelly ati nzamusanga iwe se? Julie ati nibyo byaba byiza, dore ko asigaye anaba wenyine kubera ko umugore yaramutaye, rero wagenda ugashaka rwose ikintu umukorera. Kelly ubwo aramubaza ati hanyuma se buriya ari nkawe wamukorera iki? Julie ati njyewe namuca nk'akaboko.
cyangwa se kugira ngo nyine umubabaze cyane ugafata nka mushiki we ku ngufu. Wabikora nka Kayanise, dore yuko kananyiciyeho ukubera ko musaza wako yashatse uriya mugore. Rero ugafashe ku ngufu rwose byaba byiza cyane, ubundi ugahita ubwira Sano ko ibyo yankoreye ari mushiki we ubyishyuye. Kera ati ndumva rwose ufite ibitekerezo, ariko ndakumenyesha ko njyewe Kelly nafata umuntu ku ngufu. Yanise nta kintu yakoze rwose ku buryo namukorera ikintu nk'icyo ngicyo. Jura ati oke, noneho uzangongere nyina, n'ubundi yaramubabariye ariko njye yanga kumbabarira. Nyagasani Kelly ati njye sindi umwicanyi Juri. Jura ati ubwo si ubwicanyi, rega ni ukumfasha kubw'urukundo rwacu. Umuntu wambabaje nawe nyine ugomba kumubabaza. Ubundi keretse uwambwira ahantu uriya mugore wa Sano yagiye niwe wabyishyura, kubera ko iyo ataza kuza mu buzima bwa Sano ntabwo byari kugenda gutya. Kelly ati ko mfite amakuru se ko ahari yagarutse mu rugo rwe. Nyagasani Jura ati ngo iki, wabikuye hehe? Kelly ati ngerega ibintu byose mbikurikiranira hafi, cyane cyane ibya Sano. Jura ati ndumva ari byiza. Ubu ngubu noneho gahunda zacu zirahindutse. Umva ikintu uzankorera rero, nzaguha aside maze ugende umumene mu isura. Nyagasani Kelly ati uri seriye se? Jura ati yego. Urumva se atari byiza? Uriya mugore yafatiranye Sano bahuriye mu nzira, amutera impuhwe, bituma Sano abana nawe atabishaka, none byageze no ku rwego rwo kumukunda. Sinitaye ngo barakundana, icyo nshaka ni ukubona iriya sura yahiye, hanyuma turebe niba Sano azakomeza kumukunda. Ninde se uzabana n'umugore wahiye isura? Njye rwose nibyo nshaka, nta bindi. Ahubwo witeguye kubikora ejo? Kelly ati iyo aside siri hehe? Jura ati ndararanyizanye ntugire ikibazo. Bakiraho telefone ya Juri irasona, maze ati reka nitabe gato. Yaragiye ajya mu cyumba aritaba, maze ati sinakubujije kumamagara kuri telefone? Umva ndaje, nuko nyine hari ibyo nari ndimo. Mu minota mike ndaba nkugezeho. Sawa, nta kibazo, wowe bishyira ku murongo, kandi nizere ko ejo bundi nzaba ntashye. Nakubwiye ko indi ifite amezi 3. Hanyuma se nyine weho ni iki ushinzwe nk'umuganga? Ushaka imiti izanyiza vuba. Sawa ndaje. Jura ubwo akupa telefone, maze ahindukiye ahita ahuza amaso na Kelly, ahita amubaza ati hanyuma se ninde mwavuganaga? Jura ati ni umuntu, ni umushuti wanjye nyine ntabwo umuzi, ansabye kugenda kano kanya kubera ko aranyeneye cyane, ararwaye. Kelly ati ni umuganga? Juri ati oya, sinzi rwose iby'abaganga aho bikuye, gusa nyine ari kwa muganga, nyine nkeneye kugenda kandi nzagaruka ejo bundi, nizere ko nta kibazo. Kelly ati nta kibazo rwose ugende. Jura ati reka mbanze ndya ubundi mbone kugenda, ikindi kandi rwose ntugire ikibazo, aside ndaza kuyohereza. Uzambabarire rwose uriya mugore uyimumenere mu isura ku buryo nta n'umuntu uzongera kumenya uko yasaga. Kelly ati nabyumvise rwose. Sano se ntacyo nzamukorera? Jura ati oya, Sano uzamureke ajya gumya areba ukuntu icyo kinazi cye cyahindutse, maze dukomeze turebe urwo rukundo avuga yanasinze. Kelly ati oke, nzabikora, ariko nawe uziyiteho. Umwana wanjye agomba kumera neza, nta kibazo agomba kugira. Agomba kuvuka ameze neza. Muri make niwiyitaho nawe rwose uzaba umwitayeho. Izo ni inshingano zawe, kandi yagize ikindi kintu kiba nabikubaza. Jura tushatse kuvuga iki? Kelly ati uko byagenda kose umwana wanjye agomba kumera neza. Niyagira ikiba kubera uburangare bwawe tuzabonana. Jura ati ko wagira ngo hari ibindi bintu urimo gutekereza? Kelly ati ntabyo, nuko mba nifuza ko we rwose n'umwana mumera neza. Ntabwo ufite ubwoba bwo kuba nafungwa kubw'ibyo nakora mu gihe nyine hari uwaba agerageje nyine kugira nabi umwana wanjye ataravuka. Nyagasani Kelly ahita agenda. Kelly akimara kugenda, Juri ayo magambo Kelly yavuze yamuteye ubwoba. Umukobwa akomeza kubitekerezaho cyane. magara iwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe. Urandibaza inshuti igihe hose bayumva mwajyana. Ibaza inshuti gikoze cyose ikubwira nta kigo kinze.
Tugarutse kuri Iriza na Sano ngo bageze mu rugo, basanze Lucas yahageze na Mika. Iriza na Mika kandi ubwo bongeye kwishimira guhura. Sano ati Mika, nawe rwose waranengushye pe, ugende koko ntunandabure ku byabaye unakurewe telefone. Mika ati ushobora kuba utazi ibyambayeho. Mama wa Iriza yabwiye papa ngo nashutse Iriza maze arabeshya, maze papa wanjye ararakara cyane anyaka telefone, najye njya no kuva mu rugo maze akamerekeza. N'ubu ngubu nuko Lucas nyine yamuganirije maze akabimwumvisha, tugize amahirwe nyine tukabona arabyumvise. Sano ati nta kundi, ikiza nuko mwese mumeze neza. Mika ati iri iwanyu bagiye kwimuka. Sano ati bareke bagende n'ubundi ntacyo bimbwiye. Lucas ati shanu kuri bariya nta babyeyi babarimo pe. Ese Sano wamenye ko papa watigeze agenda? Sano ati buriya nyine yagize ubwoba ko nagera ku kibuga cy'indege bazahita bamufata, kandi rwose nibyo, aho bazamubonera hose bazahita bamufata. Kandi nanavuganye n'abantu twahoze duturanye bazi neza ibyaberaga hariya mu rugo, nibo abantu b'abatangabuhamya ba mbere. Iriza ati se ubundi Sano, ubundi mama wawe ntago yivuzaga nyine ngo wenda bagifite impapuro zo kwa muganga nazo muzazikoreshe mu bimenyetso? Sano ati byashoboka nyine ko yaba azifite, kandi rwose nazo nyine zakoreshwa mu rukiko. Lucas ati cyangwa unashake wa mukobwa wari warahindutse umugore wa papa wawe, hanyuma nawe azaba umutangabuhamya. Sano ati ubwo se yabyemera? Usibye ko nta n'icyo navugana nawe. Lucas ati ndaje mushake mwihorere ndamwivugishiriza. Erega ntacyo umuntu atakora ngo abone ibimenyetso. Uriya mugabo kuba adafunze rwose birababaje cyane, kuko ngiye rwose mbona yanafata umuntu ku ngufu. Sano ati ahubwo se wabwirwa n'iki niba ataranabikoze? Gusa uriya azafungwa uko byagenda kose, ni ikibazo cy'igihe gusa kitaragera ubundi bakamutama. Mika watetse se cyangwa wigize umushyitsi? Mika ati yego natetse, ahubwo reka nze ndeba aho bigeze. Iriza ati buretse tujyane. Bahita bagenda. Lucas ati umuganga se mwahuye mani? Sano ati yego twahuye rwose n'umugore mwiza ugira umutima mwiza, noneho yanakunze Iriza rwose njye numva biranandambiye pe. Akimubona yamwitegereje rwose nkaho hari ahantu yari amuzi, agiye no kumusuza aramuhobera, nyuma arangije aramubwira ngo namwicare iruhande. Yakomeje amubwira ukuntu ari mwiza, nyine mu by'ukuri nabonaga biri kuntera n'ubwoba pe. Ni gute umuganga w'umugore yari yakunze umugore wanjye kundusha? Lucas ati nyine ni kwa kundi umuntu abona undi akamwikundira tu. Hanyuma se yavuze ngo iki? Sano ati ibintu yambwiye n'ubwa mbere rwose nyine nari mbyumvise, ariko nyine yambwiye ngo nyine amaso ye nta kibazo afite, ahubwo ngo ni trauma umukobwa afite y'ubuzima nyine yabayemo. Umva yambwiye ibintu byinshi, ngo mushakire umuterapiste umufasha nyine mu gukira iyo trauma, ubundi nzamusubiza iyo maze amuvura akiri. Lucas ati okay, none ushaka uwo muntu nyine amufashe, ahubwo ndumva ari byiza ubwo amaso ye nta kibazo afite. Sano ati ni byiza, ariko nagize ikibazo. Nakubwiye ko nifuza nyine kuzamushakira ababyeyi be, ariko yambwiye ko ntabyo ashaka. Lucas ati ubundi so bimubwiriye iki? Ntibyari kuzaba ari surprise? Sano ati ntabyo namubwiye. Umuganga nyine nuko yamubajije iby'ababyeyi be bamureze, maze akavuga yuko nta babyeyi bamureze yakuriye mu muhanda. Amubajije ababyeyi kandi bamubyaye, aravuga ngo se yapfuye bamutwite, hanyuma nyina apfa mubyara. Ubwo namubajije impamvu yabeshye, arambwira ngo ababyeyi bamureze ngo ntabakeneye, kandi rwose nyine ibyo ngibyo ndabyumva, ariko kandi ngo n'abamubyaye nabo ntabakeneye kubera yuko ngo bamutaye ngo ntibagaruka kumureba. Nagerageje nyine kubimwumvisha, ariko rwose ntabwo Iriza bikozwa. Yambwiye ngo niyo nabona umuntu basa ngo sinzabimubwire, ngo nagakeneye kuzigera babonesha amaso ye, ngo kubera ko bamubyaye maze bakamujugunya ntibagaruke no kumureba. Kumushakira ababyeyi be rero mu by'ukuri njye nahise mbireka, atazanamenya ko ndimo ndabashaka maze akarakara. Lucas ariko rero nta n'uwamurenganya pe. Ntibyumvikana mu by'ukuri ukuntu bakoze impanuka maze bakagenda umwana bakamusiga. Sano ati rwose njyewe iyo nkuru mba numva ituzuye neza. Ubu se bari kumwe mu modoka bakora impanuka maze bahita bagenda, cyangwa bamutaye babishaka? Simba ndi kumva rwose ukuntu ibintu bimeze.
ubwo Lucas ati nyine wabona bari baje kumuta bagahita bakora impanuka bikarangira nyine gutyo bagahita banigendera bakamusiga. Sana ati sha ntawamenya rwose ngo ni ibiki, ariko nyine nabiretse rwose iby'ababyeyi be, sinshaka rwose kuba namurakaza, gusa nyine Luka nawe rwose ukwiye kugira gutyo nyine ugashaka umugore pe. Lucas ati nta n'icyumweru cyari cyashira ushatse ariko utangiye kungira inama. Ubwo Sana ati ngo iki, nta cyumweru cyari cyashira n'igihe cyose maranye nawe? Lucas ati mumaranye igihe kinini ariko nta cyumweru kirashira muri umugore n'umugabo bya nyabyo. Sana aramubaza ati none se ubundi uzaba umugabo kuko Sana amaze igihe kinini abana n'umugore we? Lucas ati ariko se ubundi uragira ngo urica ko umugore nta n'umukunzi ngira? Sana ati wamuburiye he se ka gakobwa si keza? Lucas ati akahe, Mika? Sana ati oya, navugaga nyine uriya Vanilla, ariko ndumva witekerereza Mika. Lucas ati rega bose ni beza ariko ndumva ntiteguye kuba umusazi nyine nk'uko nawe wasaze kubera Iriza. Sano ati rega naho uzabihungira. ndanagushimira byimazeyo mvuga ibyiza unyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze naho ntayandi mahitamo ufite ubu noneho ndamenye. Hagati ubwo tugarutse mu rugo kwa Vanilla, abari kumwe na mama we barimo guteka. Vanilla ati ukuntu witwaye rwose byanunguye mama, uzi ko wagira ngo wari ubonekewe. Mama Vanilla ati wa mwana we rero buriya nanjye sinzi rwose ukuntu byari bigenze, namubonye rwose numva ndamwishimiye noneho nkabona ni keza. Ni ukuri hari abantu baba ari beza cyane, uriya mukobwa nawe rwose ni mwiza. Vanilla ati ese ko numva umwita umukobwa kandi ari umugore? Mama Vanilla ati rega nabonye ari akana. Ese ubundi buriya afite imyaka ingahe? Ni gatoya, ni keza, gusa nyine we n'umugabo we ni ukuri baraberanye, Imana izabubakire rwose. Vanilla ati keretse rwose nanjye Imana impaye umugabo mwiza nk'uriya. Wa mugabo najya mba ndi mu bibazo maze akareka ibyo arimo byose akaza kundeba nyine nk'uko nawe yaje kumureba muri hoteli. Mama Vanilla ati urwo rukundo rwose ruba hakeya, ariko nyine kandi nanone natunguye no kumva ubuzima uriya mwana rwose yakuriyemo pe. Gukura nta mubyeyi n'umwe ugakura uba mu muhanda noneho kandi utanareba, ni ukuri uretse Imana irinda, naho ubundi ntabwo biba byoroshye. Vanilla ati ngiye buriya numvaga arimo kukubeshya. Mama we ati kubera iki? Vanilla ati nyine bwa mbere yavuze, hanyuma nyine umugabo we asa n'utunguwe no kumva iby'umugore wavuze. Bwa kabiri yongeye kuvuga nyine abari bw'umugabo nyine akubwira ngo niwongere kumubaza ibyo bibazo. Noneho banatashye nabonaga basa nyine nk'abatongana mu modoka. Mama Vanilla ati ariko ntibisobanuye ko yaba yambeshyaga, none se ubwo haba hari ubundi buzima yabayemo butari ubwo yambwiye? Vanilla ati ntawamenya, wabona atanabeshye. Mama we ati Vani kutumye ntekereza ibintu byinshi. Vanilla ati byinshi se by'iki ko nkubwiye ko ashobora kuba yakubeshya hari ikindi? Ese ubundi uriya mwana akivuka yarezwe nande? Ninde ubundi wamubwiye ko ababyeyi be bapfuye? Ngiye rwose biriya bintu numvise bidasobanutse. Mama Vanilla ati ikintu ndimo gutekerezaho ni uko yavuze ko yakoze impanuka afite imyaka 5 maze akagwa muri koma. Vanilla ati mama ibyo urimo gutekereza byihorere rwose nabyumvise ariko ntago ari byo. Mama Vanilla ati mu by'ukuri sinshaka kuzigira rwose nakira yuko umwana wanjye yaba yarapfuye. Uriya muryango banasa n'ababeshyi, wabona ahubwo baranjugunyiye umwana nyimara kugenda. Sinzi impamvu nyibona Iriza numvise wagira ngo si ubwa mbere duhuye. Nyagasani. Vanilla ati mama ndakwinginze rwose witekereza ibyo bintu kubera yuko ntabwo ari byo, nta nubwo rwose izo nzozi zawe zazigira rwose z'ibimamu. Ni ibisanzwe nyine kubona umuntu ukabona si ubwa mbere umubonye, ibyo ngibyo birasanzwe. Mama Vanilla ati ariko biratandukanye, ntago ari isura nabonye ngo mbone nyine hari aho nigeze kumubona, ahubwo muri ngiye numvise wagira ngo ndamuzi. Sinzi ukuntu nagusobanurira nyine kugira ngo ubyumve, gusa uriya mugore si ubwa mbere mpuye nawe. Vanilla ati nyine ni kwa kundi ukora ikintu nyine ukumva si ubwa mbere ugikoze, nawe nyine wamubonye
wiyumvamo ko atari ubwa mbere umubonye. Mama Vanilla ati reka mwihorere wa mwana we, wowe ntago wabyumva. Vanilla ati hanyuma se uri kumva ari Vanessa wacu? Mama Vanilla ati simbizi, wenda si we, nuko nyine namubonye nkifuza ko yakabaye we, noneho kandi afite imanga neza neza nk'iya papa wawe. Vanilla ati shama wishakira rwose ibintu aho bitari. Mama Vanilla ati nta kibazo, wenda nzamuvura mwiteho maze akire, nzaba numva yuko byibura ari umwana wanjye ndimo ndabikorera. Vanilla ati ukwiye kwakira ko Vanessa yapfuye mama. Nyagasani, ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho n'ayandi mahitamo ufite, ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha. bwarakeye maze ubwo ku wundi munsi tugaruka mu rugo kwa Sano. Hirya y'igipangu haparitse imodoka nziza. Iyo modoka kandi ubwo ivamo Kelly, aba afite icupa ry'ikirahure kandi ubwo ripfundikiye. Kelly ubwo araza gake gake yurira igipangu cya ba Sano, aragenda acungacunga maze ahita yinjira mu nzu. Kelly arimo akebaguza mu gikoni ababonye Mika, arakomeza aragenda abanza kuzenguruka mu cyumba. Iriza kandi ubwo aba yicaye hanze ari kumwe na Sano. Iriza arimo abwira Sano atari ku bundi Sano kutajya mu kazi. Sano ati muri ino minsi tugomba kugumana, ariko nari maze no kwandikira wa muntu ugiye kugufasha gukira toroma. Iriza atari ku bundi iyo toroma urimo kunshinja urabizi neza yuko nyifite? Sano ati yego nyine ndabizi kandi nyine na muganga yarabivuze, ikindi kandi nyine uwo muntu ugomba kumubwiza ukuri ku buzima bwawe nuko uba wiyumva. Iriza ati niba uzi ko hari ikintu bizamfasha nta kibazo ndamubwiza ukuri. Sano ati hanyuma se ngende? Nari nagumye hano nyine kugira ngo utaza kubeshya. Iriza ati ntago ndabeshya, genda mu kazi. Sano atoke nta kibazo. Ako kanya ubwo Kelly araza ahita yisha hirya gatoya, ariko kandi barimo kubareba nabumva ibyo barimo kuvuga. Iriza ati ariko kandi ndaza kugukumbura pe. Sano ati nanjye ndagukumbura sheri, cyangwa kugenda mbireke? Iriza ati genda nta kibazo. Urabirekera iki se? Genda ukomeze ushaka ibyo bimenyetso uzakoresha mu rukiko, unafashe n'abandi bakiriya bagukeneye. Hagati aho ariko hari ibintu nirengagije kandi rwose by'ingenzi. Sano ati biki? Iriza ati ibya Juri. Sano ati Juri kandi hashize igihe tuvuganye ko ibya Juri tubireka, usibye ko nta n'icyo kumuvugaho rwose dufite. Iriza ati hanyuma sinda yawe yari atwite? Sano ati ese nibyo? Umwana wanjye disi, ntago narera umwana w'uriya mukobwa azabyimenyere. Iriza ati ushatse kuvuga iki? Azakure byitwa yuko se atagira se, cyangwa bazamubwira yuko se yamwihakanye? Sano ati bazamubwira ibyo bashaka, njyewe abana bazitwa banjye nabo tuzabyarana njye nawe, abandi bose ibyo ngibyo birabareba. Iriza ati sinzabyarana nawe ariko. Sano ati kubera iki? Iriza ati twaba se tubyara biki n'uwo ugiye kubyara hanze uri kumwihakana? Ubundi umuntu atera inda gute akayihakana? Ubwo yaba ari mugabo nyabaki? Uwo mwana se ubwo azaba azize iki? Utanishimiye ko arerwa na nyina wamuzana rwose ngiye nkamurera kandi nk'uwanjye, ariko nakure rwose nk'utagira se. Sano ati rwose niyo mpamvu ngukunda cyane mugore wanjye, gusa nyine rwose ntugire ikibazo, ibya Juri rwose byarakemutse, ntabwo uriya mwana ari uwanjye. Nk'uko nari nabivuze nyine ntabwo twigeze turyamana, ahubwo yaribeshye nyine kubera ko yari yataye ubwenge icyo gihe. Iriza ati none se utumye mvuga amagambo angana kuriya kubera iki? Sano ati nyine nagira ngo numve ukuntu witonganya. Erega ndabikunda iyo urimo kuvuga amagambo menshi, hari ukuntu nyine uba wigira nyine nkumva nagumya nkureba, noneho nkabikunda kurushaho iyo wandakariye ntacyo nakoze. Ni byiza nyine kugira umugore w'akana pe. Iriza ati biba byiza noneho kugira umugabo ukuze nubwo atabimenya ko akuze. Sano ati ariko niwe utuma rwose nitwara nkawe, gusa ntacyo bintwaye, dore wananindije utuma najya mu kazi, reka nigendere. Iriza ati ntutinde. Sano ati wisonkumbura? Iriza ati murangukumbuye. Sano ati humura ntago ndatinda mugore mwiza, ngaho bayi. Ubwo ahita amusoma akamubwira ati ndagukunda. Iriza ati nanjye ndagukunda sheri. Sano ati cyane? Iriza ati yego rwose cyane.
Sano ati sawa baby. Naho ku mugoroba kandi nyine mu by'ukuri wibuke yuko utagomba kubeshya abagomba kukuvura. Ubwo kandi Kelly abakiri aho ngo harimo kubareba arimo no kubumva. Abonye Sano ajya ahita yinjira mu nzu agana ahantu Iriza ari. Kelly kandi ubwo yari afite na rya cupa, ariko wamwitegereza neza mu maso ukabona ameze nk'umuntu utishimiye ibintu agiye gukora. Mwibuke neza ko Julie yari yasabye Kelly ko agomba gusuka aside mu maso ya Iriza. Ubwo umusore akimara kugera kuri Iriza afite na rya cupa ririmo aside, ahita abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Wowe wateze urutugu rwa Kelly se bino bintu Julie yamusabye araza kubikora. Ubwo se Sano ukunda Iriza byo gupfa yakomeza kumukunda nk'uko amukunda niyo Kelly yamusuka inaside afite mu maso? Reka duhane ibitekerezo muri comment mumbwira ukuntu muri kubyumva. Nk'ibisanzwe kandi kuri mikoro biri kumwe nanjye Alpha Sam. wangunze naho nayandi